nigeze kuvuga ngo umuntu ngo musabura imbabazi biba birebire bro, siko gusabura jewe nta bintu birenze. ariko gusaburura nanjye ntabwo nakubeshya ko nabyumvise, ntabwo byavuzweho rumwe kandi nanjye navuzemo rumwe ushaka ruvugwemo kabiri. Rero nagusabye imbabazi nta kintu cya danje nazi gusabura ni izina ry'Imana. ubwo nanjye nguhaye imbabazi nazi kwamurura uzimpaye ubwo uzi ikinyarwanda uri gushaka kuvuga ni nka cya kindi Dani Vumbi yanga ngo uranze nkakuzi tukazirana. ngo wiki uranze ntakuzi uranze nkakuzi tukazirana. Iyo Dani Vumbi bamubwiye ngo abantu bari nko mu kabari nyine ushaka ko gusengerera ukamubwira uti none se musa wangure nk'agacupa, ahita akubwira ati none se musa wowe hari ikintu wigeze wiburana ubwawe, tuvuge ko hari ikintu ushobora kwiburana. Nzi ko muri byumva uko bikwiye, ariko Dani mu mutwe yemera ko nta muntu ukwiye kugira icyo yiburana. Bityo rero amafaranga ye nawe yawe nawe ariko niko kuri ubundi kereka iyo mico abakiraha mico avuga amagambo akomeye kandi ameze nk'uwipoweye. hamwe tuvuga ngo ntacyo wamburanye, we aravuga ngo ni iki wiburanye. ngo ntacyo wiburanye. Tipe ni umugome. nawe ikinyarwanda nacyonona. ntacyo Rocknor zaramubonye. Oya we byanyabyo atari bya bindi by'aba baraperi. ntacyo wigeze wiburana. na Buda yaravuze ngo afite akaboko gato imenye Buda yaravuze ngo mfite akaboko gato katarwana ariko kasi cy'uburozi. uwo ni nde? Bulldog. ati bityo rero nzaba nshaka inusumpa Imana irobo namwe mbaha irobo. Imana ntizatwara cyinshi. Mfite akaboko katavamo ingumi ariko kasi cy'uburozi. Katarwana ariko kasi cy'uburozi. Budaze kwandika indirimbo cyane. Ndabeshya Busido. Tugaruke ku bahanuzi bwa Bujido. Niho rero modo wanjye ngewe tu. Niko. Profete. Ase profete arari cyangwa tumumanure? Ntabwo ahari. Profete. Ugiye kumutangiza inzira yerekeza mu kumanuka kandi ari we kwe Profete uratwumva urahari ntabwo hari. Ndahari bana. Nsije bahire baguhamagara wasuhuje abusanze. Muraho. Ubwo uritegereje usanga mu bantu baranga nta n'umukeneye ubuhanuzi. Melody ari kuvuga. Bro. Melody nanjye ndasengeye nari mfite gahunda yo kuzaba umupasiteri batarazana ibintu byo kujya kwiga teolojiya kandi ubwonko bugenda bunyuzurana numva ntazongeraho ibindi. Ariko ntacyo muzadufasha mwemwa. Ese wowe wize teoloji? Njye nize teoloji. Oyasi. Ubwo wemerewe gushinga teolojiya se nayo buriya teolojiya nayo mwarayize. Aho ufite urusengero? Oui. Kugira ngo wemererwe gushinga urusengero ugomba kuba ufite uko warabyize mu rwego rwo guca nyine akajagari. Yeah. Kabisa. Mfite masters in theology. Njyewe rero kubw'izo mpamvu zo kujya kwiga teoloji, izo nzozi zanjye nahise nkanguka. Izo nzozi ntabwo reka nshow video nkurebe bimbaze nkurebe. Uravuze ngo ureba ari uko ushyizeho. Hari abantu bambara amarinete ntibumve. Oya uretse gato reka kiriho video nkurebe. Bivuze ngo ntabwo yakurebaga. Nuvuga ngo areba bamureba. Uretse gato. Godfather. Ni ndora umuntu nanjye ampanurire. Reba nkurebe. Nanjye ampanurire. Ndora nkurore.
ubu ndi kumubona. Ahangaha ni muri Ndora Nkururi. Ubu uramubonye? Nzamura na Bruce Melody ambazi. Oya mubaze. Aho ngaho ntabwo yakumva. kandi Pastor, azamuye. ariko nanjye mfite ikintu cyo kukubaza. Justin Derulo. Reka tubanzanye na Bushari. Njyewe turaganira bijyanye nuko biri kugenda bigenda. Ibibazo byanjye ni nk'ibya ntuza nabyo bivuka buri kanya. n'imbwa y'umweru. Justin Derulo naramutegereje ndamuheba. Justin Derulo niba azaturuca mana yanjye we Pastor. Busha. Hanagura kamera yawe. Hanagura kamera. Busha. Yes Pastor. Shalom, shalom. Shalom. Indirimbo ya Fireman kabisa. Okay. Oya Shalom ni ijambo n'igiheburayo. Burayo. Ariko hakaba n'indirimbo ya Fireman nabwo bari byiza kabisa. N'abahati makaca ibyo bintu yabivuga kabisa. Nibyo Abaheburayo. Ramaje uri kuvanga ibintu n'ibindi bintu. Pastor, byagenze gute Justin Derulo ntegereza yuko niba ari uzamama niba nzamuhamagara niba Ariko Bruce nzazamamaga. yasobanura. No, naramwandikiye. Nagize gutya mwandikira kuri email. Si we gusa ahubwo nandikira na timu yiwe. Ariko ngerageza kubona ubundi butumwa bugaruka buvuye kuri timu yiwe. Ndabubura. Ndavuga se iyi Mana niyo muri Isiraheli, niyo muri Suspado, niyo mu Rwanda kuko oya reka nkubwize ukuri. Imana hari imana nyinshi. Ubu ngubu tuvugana hari n'imana zadutse. Imana z'uyu mwaka wa 2026. Kudashaka kuvuga Imana y'u Rwanda se Kapiropi. Imana y'u Rwanda yo yahozeho. Kapiropi. None se Bush wamwandikiye ryari? Ndaza kuguhereza screenshot. Nyine wamwandikiye iyo tariki? Kiriya gihe ukimara kunsezeranya ijambo Imana igukoreyemo ikuvugira. Ubanze ushake email ye y'ukuri niba ariyo. Mana y'isi. Sasa nibyo kintu nyine ndi kugerageza gushaka kugusobanurira. Ari email yiwe, ari email ya timu yiwe. Abantu bo ubundi deja mbere na mbere kugira ugere kuri amujene ntabwo wamugeraho utarabanza guca muri team management yiwe. Ni nka 001 wacu. Ye nigeze gutanga ikibwiriza kiraza gufasha nde Bushari. Kera nari ndwe na Maji na Pasia na Jay Polly. Bakera waragumbwira. Imana ukuntu ikora twaje kubivumbura. Byo ntabwo byanditse muri Bibiliya ariko biri mu rugero. Urayikubita sample tu nawe ugomba kuhavunikira. Ntabwo Imana ifasha utifashije. Imana ifasha uwifashije. Oya niyo waba utifashije ariko ukagerageza. Ahubwo Melody ndi kwibaza impamvu ntabwo mu bahanzi bo ku isi bose Bushari yagaragariweho gukorana indirimbo na Justin Derulo. Imana sijya impaka. Imana uyibwira utubazo twawe ikakureba ikirebera ku ruhande. Amen. Pastor ariko yana Justin Derulo ari amasengesho twasenze uriya munsi menya ataramugezeho. Oya ntabwo byihuta Bushido. Ntabwo menya we ntabwo byihuta guys. Ntabwo kuri Bluetooth. Bushido. Nukuri no nicyo kintu cyonyine nabashe kuvuma. Kubera yuko ukuntu Imana nyizi. Imana yaremye isi irema n'ijuru niba ariko ni nako mbyumva cyangwa ni nako nanjye ntekereza kubyumvamo gake. Niko utekereza reka nyine ngiye ngufashe ngiye ubizi. Ego Pastor. Kandi Bushido wumve witonze buriya umuntu wize ku bintu agiye kukubwira kabisa. Uretse n'umwuka uri kumufasha kugusobanurira iyo aciye nko ku ishuri. Bush. Yes Pastor. Okay. Ikintu cya mbere ngomba kukubwira ugomba gutekereza ukabaho. Sibyo? Imana si umuntu, si n'umwana w'umuntu kugira ngo ibeshye. Sibyo? Ikivuze igikurikirana kugeza imyaka 1000. Yego? Ese ni gukurikirana imyaka 1000 tumara imyaka 100. No, tuvuga ariko ni ijambo ry'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana kuvuga, ntabwo ndi kuvuga ibitekerezo byanjye. Sinjya guhakana Imana yavuze, sinjya no kubihindura. Oui.
mu buzima bwa muntu psychology, uko umuntu ateye akeneye ukuntu ibintu abishaka bigahita bigenda uko abishaka. Niyo mpamvu Yes, pastor. niyo mpamvu muri psychology zacu tugira ikintu cyitwa patience. urihe Melody arahari. Nari ngiye gushaka ikintu cyo kunywa, ndi gutegura ibintu bikomeye hano ariko ndi kumva. Noneho umuntu akagira ikintu cyitwa patience. Mu buryo bw'umuntu muzima Bibiliya avuga ati ngo Imana yacu ngo abayisenga bayisenge mu kuri no mu mwuka, sibyo? Yes. Iyo Imana ivuganye nawe ibirangije process yayo, nawe utangiye process yawe yo guhinduka. Ariko ikibazo pastor buriya Imana ukuntu isigaye nayo isigaye twigaragariza, igerageza kutwigaragariza nk'Imana yadutse. Ati gute none se ni gute deja tugomba kuvugana nka gutyo ubimbwiye, nka gutyo warumbwiye pastor, nka gutyo warumbwiye, ariko urabona deja iti bigucishaho kandi wowe deja uriye ubu right now tuvugana uri muri Amerika. Kandi nanone nta nubwo uteganya kugaruka mu Rwanda vuba. Kubera iki se? Simbizi, ari ukuntu ngo abantu bo muri Amerika ngo baba babura ngo ibyangombwa, ngo ari ibyangombwa baba babura ngo kugira ngo bagaruke mu Rwanda. Iyo si ibyangombwa babura, ahubwo mfite passport yawo. Nagomba muri Amerika mbi Burayi. Ubi Burayi agana kuko i Burayi ni mu Belgique. Grammaire wanjye yavukiye muri Belgique, niho papa wanjye avukira muri Autriche. Sinumva ko nawe uri umunye Autriche, ngaho umva nkubwire. Narimo kuvuga ngo ibintu by'Imana nta blague tugiramo, buriya tuzagiye dukina blague tuvuge ngo Imana iraduka turakora ibiki twebwe twisekera, ariko ku Mana ni Imana yitwa Imana. Okay, ngaho reka tuve kuri Bushari, akomeza ategereze. Tuve kuri Bushari akomeza ategereze. Busha. Ako Godfa cyakora nawe wangize nzakagendana. Tegura umurongo, uretse gato. None wambonyemo nzakagendana. Tegura imirongo. Imirongo se ndayitegura gute? Udayitegura gute? Urashaka kuburana Imana bro? Urashaka kuburana Imana. Imana yabera amatagatifu. Imana ni umuproducer. Umva twumvikane. Ubuhanuzi warabwiye Imana barayitegereza. Cyakora Imana barayitegereza kabisa. Niyo boss. Haleluya kabisa. Iby'Imana n'amayobera matagatifu. Tegereza Imana kabisa. Bushi babwire ko wanakijijwe, narakijijwe, sibyo ndi pastor, sibyo ndi kukwibutsa, narakijijwe, warabatuwe. uzi ububata nani, ububata wankuyemo. Uretse gato wari imbata. Oya, ububata yankuyemo nawe nari imbata, ahubwo nayo ububata yase kibi yavuye mu yase ububata bavuga hano no kuba koronike. Oya, reka twese turi koronike iyo bigeze ku byaha. Ariko rero ababikora cyane nibo bitwa imbata z'icyaha. Noneho ibaze noneho kuba mu bukoroni bw'icyaha. Urakoze cyane. Ubukoroni bw'icyaha kandi Imana bamwubise yantarijwe ikira wowe. Bamwita Mama la Miracle. Mama Miracle. Wow, blessings. Mama la Miracle. Thank you so much, Lily. Thank you so much. Naho ubundi busha iby'Imana mwana, abantu iyo dutekereje ngo ku bintu by'Imana ngo tugakabya turatoneka. Cyakora nibyo iby'Imana bitura Semana kabisa. Kuko biba bigoye. Mama la Miracle noneho yaje wallahi Imana yesi. Ibiti n'amabuye, Mama la Miracle, ibiti n'amabuye. N'ubwa mbere mbonye ahantu hari abaraperi. Thank you very much Mama la Miracle. Abaraperi n'abakozi b'Imana n'abandi abantu b'Imana mfite icyizere. Ariko sicyo cyizero wagiye ariko wagiye ushyiramo na common sense nawe wowe na Jameson Doruri he na he icyizere se gute icyizere gisubize mu sawa byo indenandisi shitani ari kuvugira muri Godfather nawe cyakora shitani hafi wallahi ushaka kugira ubwo buhanuzi niba ushaka kumva neza urashobora bwa shitani nawe teguza kwa niba na Jameson Doruri niba ushaka kumva neza uko shitani akora
tega amatwi amagambo ari kuva ku rurimi rwa Godfather. Godfather usigaye turanye na shitani uko usigaye wahe? Ntabwo nturanye na shitani mwana ariko ubwo bahanuzi bose bamanje ukareba ahantu na byawe ariko. Ese wowe Ni gutyo. isi yabaye nk'umudugudu ukora nawe nta gitangaza kirimo. Umva shitani ntago akora too much. Shitani ngo yarebye Yesu ngaramubwira ngo simbuka upfe. Man, gutyo to just like that. Shitani nukora iyo ndirimbo nisohoka nzahita nsiba social media platform zanjye zose. Iki kana zitangaza. Uretse gato. Umusa igihe Bushari yagutukaga wari uzi ko muzicara no muri kubwira abantu ngo tap the screen. Yegora. Byari ngombwa ko wamwumvishe Busha wamwumvishe. No. Aravuga ibintu mubireke bikigendere. None se uyu munsi twari tuzi ko tuzaba dufite umuhanzi wa mbere mu Rwanda witwa Bruce Melody. Ushingiye kuki? Oya kandi makayaga yaracaga ibintu cyo gihe. Ibyo bintu mu ijuru biremewe pastor? Ngewe biremewe kuko mvuga ibihari. Iryo juru ndakubaza iryo juru ibarurishamo bari wakoze ijuru ryarademeje ko umuhanzi wa mbere. Njyo arafasha ni pastor w'abagenzi nagari pastor w'abantu bashobotse. Ariko Godfather kuki ukunda kuburana ku bintu nakoze bigaragara kandi bigaragara. Pastor nk'umupastor. Ase pastor uretse gato aho uri kuvugira mu mwambaro w'Imana pastor buramba nk'uvumbuye. Bese ari umuhanzi wa mbere kucutama featuring. Utama featuring na Justin Delu. Ako pastor mbavumbura gace. Muramubona ukamwibwira. Wari wambonye bavuga Bushari jya gushyira amakitso Bushari jya gushyira amakitso mwateretse pastor nkavuga. Uretse gato ibyo bintu uvuze ubikoreshejwe n'umwuka cyangwa ubikoresheje n'inyama n'amaraso? Mbikoreshejwe n'umwuka. Bruce Melody mu ijuru yemewe ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda. Ijuru se niho ari Rwanda gusa azaba wa mbere ku isi. Melody umuhanuzi ugize wiki. Reba ahantu mperereye musaza. Ndabaza uri mu ndabo zawe umusatsi wa Magide Black ruriya ruhande rumwe sindi kurutandukanya n'arama wowe. Oya ahubwo irakava niyo ari gukoreshwa ku ndirimbo yitwa Indabo zanjye. Umva reka nsubize ikintu gatoya kagisubize. Yego reka maze musubize. Utangiye kuzana ibindi bintu. Reka mbimusubize. Bruce Rata Imana izakuvana ku rwego uriho igutware ku rundi rurushijeho n'urundi rushijeho kugeza ubaye umuhanzi. Icara maze mbikubwire. Reka nicare ndetse kuzigura turimo tw'amaboko. Uretse gato ugiye kubivuga nk'umufana ugiye kuvuga nk'ubuhanuzi? Nta mufana ndiho nje ntago ndi umufana. Uya muhanuriye nawe Chris Brown. Ngwino ureke kugenda Chris Brown arahari arakeri nawe azafungurwa nyuma y'imyaka 40 nawe arahari. Melody Busha kwivanga mu bahanuzi b'undi muntu reka tubuhanuzi bwa Melody. Umva Bruce Melody Imana Rata yabanye nawe ngewe sindi umufana ariko nemera ibyo ukora kandi bigaragara. Impamvu nkwita ko uri umuhanzi wa mbere nuko ku bwanjye mbibona kandi n'Uwiteka aravugana nawe ngo uzava kuri urwo rwego ube urwego ruri international ruri hejuru cyane kurushaho. Ibyo ndabihanuye abagira ishyari barigire ariko uzabasha kuba hejuru cyane mu byo ukora kubera imirimo yawe iri hejuru. Bibiliya iravuga ati ngo tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi rwego. N'Abanyarwanda bose bari ahangaha babyumve. Uruwo hejuru kandi Imana izakurindire gusa amagara. Ukiranuka imbere y'Imana yawe. Impano ufite si umwana w'umuntu wayiguhaye, nta hantu bagiye bayigucomekamo, ni Data wayiguhaye. Hari ukuntu ducira abantu iteka babashumba ngo muraririmba sekira, ni grace Imana yabahaye. So ubwiza bw'Imana bukubeho, ni nawe umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Uzaba n'umuhanzi wa mbere ku isi muri East Africa. Reka naba ba Diamond bano uri gukorana nabo n'abana imbere yawe ubonye ubuntu bukuriho. Imana igushize hejuru. Bibiliya iravuga ati ngo ufite uwo mwana afite ubugingo kandi uwo mwana uramufite. Byakire. Uri kuri mute. In the name of Jesus.
ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mutapinga screen bari kugira kubone twa. Hanyuma ndagira ngo wowe nta kibazo ujye uvugira mu mwuka, njye mvugira mu mubiri. Urumva nubwo abantu benshi ibyo bintu batabyumva, ibyo bintu uvuze nanjye nabiririmbye mu ndirimbo muze kugenda muyumve yitwa Nzaguha umugisha. Ntabwo uretse gato urabizi ngo pastor gukoresha ari gufata lyrics za kabari zo kubwira. oya we abivuze mu buryo nyine bw'umwuka bwirekwa. njye mpimba indirimbo z'Imana mu buryo bwanjye nyine nanjye, mu buryo bw'umubiri melody niko birumvikana, mu buryo nshoborwamo nyine, mu buryo nahawe. Yo Bashaka wahawe kandi n'Imana. Godfather reka tumaze tukaranga kumva ubuhanuzi. Uyu mugabo bita Bruce Melody mushaka ko mutamusobanukiwe, ariko ushaka kumusobanukirwa azinje mu kirere cy'umwuka nibwo azamenya impamvu aririmba kuriya. ariko natwe twagerageje kumwegera nk'abandi batiste, natwe twagerageje kwitana muri we Melody n'ukuri ndakurikirana utuntu tumwe ukuntu uciye mugufi. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza umuntu uri high level. Uretse amaji ariko se amaji waburetse gato ya mani ariko nkarangiza abantu iyo reka mbabwire, iyo twemeranye, iyo ibintu bihari ukemera mugenzi wawe, ejo nawe niwe bazemera. Twemere ko ari mu gihe cyiwe Imana yamuhaye kandi agiye kugikoresha neza kabisa, kuko nk'ubundi ariko nibyo pastor, kuko na mbere y'ibi ngibi higeze kuba umuntu bitaga Mwemere yakinaga muri APR. Reka ndangize ijambo umwuka ntarawuvamo. So nibyo navugaga Melody, muzabanze mumusobanukirwe before ko mumurwanya, before ko mumucira witeka, before ko mukora ibiki byose. Don't judge book with the cover, enter for the grace aho Imana yashatse. Uyu mugabo afite icyubahiro cy'Imana yamushizeho mu byo akora byose kabisa, kandi impano Imana yamuhaye ni ukugira ngo ifashe Abanyarwanda, ifashe isi yose. Bruce Melody ntabwo ari local, nawe urwanya papa we. Niwe muhanzi wa mbere wakoranye na international n'umuhanzi muri Amerika uri mu rwego ruhejuru. So bivuga ngo kandi yifuza ko n'abandi bari hasi bazamuka bajya ku rwego nk'urwo ariho. So na Yesu nuko nguko yagiye adushaka. Ndi gusobanura ukuntu bimeze. Yagendaga agasanga batoya akagenda bazamura, uko nabo bazamutse nawe ajya ku rundi rwego. So Melody ndero ndakwifuriza, ndumva ijwi ry'Uwiteka rivugana nanjye ngo akira indi minsi yo kubaho no guhimba ibintu bishya bizakundwa n'isi yose. Uzaririmba mu Gifaransa, uzaririmba mu Kinyarwanda, uzaririmba mu Cyongereza, uzaririmba mu Kinyarwanda, uzaririmba mu kirimi cyose. Ahubwo babe bagufata neza abantu bari muri industry now, kuko bazajya babonana nawe bishyuye. Oya nzababarira ko ntabwo bazaba bari bazi ibyo bakoze. So kubera ko ubwiza bw'Imana, uyu mujyi wa Kigali ugiye kubaka televiziyo yitwa Melody TV, ugiye gushiraho amamodoka yitwa Melody Transport. Hari ibintu byinshi ugiye gukora bizaba bifitiye agaciro the world, isi, kandi ndashigikiye amavuta kuriho. Ukomeze uce bugufi. Yohana 4:4 haravuga ngo uri muri twe araruta bari mu isi. So uri muri wowe araruta. Amplified Bible said ngo greater is in you than who's in the world. Ngo we are more than antichrist. Abantu bose baba antichrist, they will never overcome you. Ijambo ry'Imana ati ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, ngo kandi rwanditseho ngo abanjye ndabazi. So urazwi n'Imana mu bikorwa ukora, kandi mu by'ukuri ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareth. Imana ishigikire indirimbo zawe, Imana ishigikire ibihangano byawe, Imana ishigikire aho ujya hose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareth, kugira ngo legacy yawe izabe hejuru mu buryo budasanzwe. Ayo niyo magambo nari mfite, kandi ukomere ujye hejuru. Ngewe ndashaka kugufollowinga, umfollowinge njyewe nzakubwira ibindi bitari aha ngaha. Imana ibahe umugisha cyane.
murakoze cyane pastor, thank you. Herode aho bigeze nanjye mpanurira. Amunetse gato mbanze babwire. Iyi nyitegereje Hari ibintu bibiri. nzapfa nzakira. Reka mbabwire Godfather, njye reka mbabwire uko mba mbibona. Hari ibintu bibiri. uzapfa kabisa ndi magwana. Uhagaze uranyica sunyiki kigahambirwe. Ushobora kwaritswe n'amavubi cyangwa n'amagini, urumva? Ukaba udashobora kwakira umwami n'umukiza. Ushobora no kuba uri umunyangeso mbi. Turakumva Melody itama umuriro uragiye n'umuriro wabo disi. Mwuka wera garuka Mwuka wera mugarure. Bruce Melody agomba kutubwira ukuntu yakira ijambo ry'Imana. Araje God urareba sibyo? Abantu Amajide Black ngire cyo kintu abantu baravuga ngo nk'uyu muntu sinzi umuntu uvuze ngo uzapfa uzapfa kabiri kandi warapfuye muri Kristo Yesu. Winyica nawe pfundeke. Warazutse uri muzima nta rupfu. Godfather ni umubudista atinya gupfa byata. Uranyica kubera iki? Numwici kuko ababudista yapfuye. Mupoesha mari mureka twumve dine ibisigaye nabyo tuze kubijyamo. Hanyuma kuri Amaji. Yego. Ikindi amina n'ijambo naryo ry'igiheburayo rivuga ngo bibe bityo. Njyewe nakiriye ubuhanuzi bwa pasiteri. Nanjye narabwakirerega Melody kabisa. Ariko numvise warakiriye nka bumwe ubundi bukakunyura mu myanya y'intoki wagira ngo babuguhaye mu mavuta. Oya bumwe barabumaye. Ubundi buza nyine kwiki. Oya we byemera ubyakire bizaba. Ikindi erega Imana iri mu mpande zose busha. No mu bintu byo kugerageza tu no kubikorera. None se Amaji ibyo bintu koko njyewe nabwiye Amaji ngo Imana ifashije kabisa. Nabwiye Amaji ngo nzakora ibyo nibuka nibyo ntibuka. Ariko mu bintu namubwiye ntago nari nzi ko bizaba ndyamye nyine ngo nzabyuka ngo nsange. Yego. Nanjye hari ibyo nagombaga gukoramo. Imana ifashije big man. bivuze ko Si byose? Ariko ntago inyoni hanura ibuye. rero uyu muntu ntago ari utuntu avumbuye njye nari mbizi. Sura Bruce Melody ibyo nkoreye Imana ngirije ubutumwa bw'Imana imyaka 14 14 years. Uguze icyo gihe yabimbwiriye. Amaji. Basi ndacecetse. Hari ibintu abantu dukeneye kumenya ko Imana ifite ubushobozi. Iyo tuvuze ngo umuntu Imana yaramutoranyije ntago tuba turi gukina. Ntago mpari kugira nze mvuge muri industry yanjye yo kuba pastor sinshobora kuza kubwira Bruce Melody ibyo Imana itambwiye. Ne fait pas. Gusa ababyemera babyemere, abatabyumva babyumve, bareke no kugukompeta n'abandi kuko hari isezerano Imana igufiteho. Wa munsi wari uhari hari icyo Imana yagombaga gukora kandi kizasohora kubw'izina rya Yesu, kandi kiri no gusohora kameme. Nabonye indirimbo yitwa ngo nimba ari pompi nanjye naricaye ndayumva ndi pasiteri bivuga ngo urebye image zayo, urebye image, urebye uko ikora, urebye uburyo bihagaze, bivuga ngo Imana igukoresha ibindi biruta ibyo. Murakoze cyane Pastor Amina. N'ibyo ngibyo ngewe kabisa nagufollowinze, I will talk more. Amen. Let me follow you back. Naho ubundi rero ubwo wenda uri bwota amasimbi ariko si n'ubwa mbere duhuriye aha twigeze pastor kuba warafollowinze Bruce Melody imbere wa netse nibwo kimumenye Bushido kumenya ari bwo ukikoresha ikoranabuhanga nicyo kibazo. Oya pasiteri ni umukozi w'Imana. Zimyaka ibintu biba bimaze. Pasiteri tunganya kariyeri urebye. Tunganya kariyeri cyakora pasiteri. Tunganya kariyeri kabisa. Tumaze imyaka myinshi. Nanjye nka 10 nishobora kubigiye kugira kabisa. Ariko ari ukuntu ukora ibikorwa by'indashyikirwa ukiri muto, simvuga ibyo ngo banyotereho ngo bagire ngo ndi mukuru.
ahubwo nakoze ibikorwa abanzi badakeka nkiri mutoya ndi gushaka uburyo nagufollowinga byancanze. Okay, urakanda ku ifoto yanjye. Aka please kariho. Njyewe nta kintu gishyashya numvishemo. Nari mbizi. Ariko amaji njyewe urumva ndani nabikoze nabirangije. Amaji ngenda nizera buriya. Nanjye ndabizi. Hari umupasiteri wundi wigeze kumanurira ibintu byose byambayeho. Ubu ngiye kumena amabanga yanjye n'Imana n'ubundi yari kuyavugira ku Kabusunzu ntiyabikora. Reka nyifashe kwamamaza ubutumwa. Yamene n'ubundi. Mena. Kuko irya mbere ryo wari warimeneye kandi niko biri kugenda. Ase nk'ubwo busha usanze mu bintu Imana yambwiye nawe urimo. Ukaba kumbwira ngo nyamene. Uziko Melody yashakaga ko kumpita nk'umushito. Atavuga ati ngiye kuzamugendera kure. Wamubwiye vuba direct. Urumva? Hari umuntu wigeze kuza ansanga kuri Unlimited. Ndi kumwe wa Jado twavugaga. Jado ko w'ibyumba. Jado w'igicumbi sha. Igicumbi sha. Ajyaga azana akantu kagashera tukakanyinyira. Ibyo ndakubujije. Yago nasi ibyumba se nitu ibyumba nyine twakomeje. Ari ibyumba by'ibyumba twagiye tubyimba. Kugeza ku mubyimba pe. Wari urimo kumbwira ngo si ubwa mbere duhuriye hano kuri social media. Bisobanuye ko isi ya none understandinga uri kubona uko social media imeze. Njyewe ndimo kwihugura cyane ku bintu bijyanye na artificial intelligence. Ndiyo niga AI. Nje ntago nyiga ndihugura nyine ndabicokoza. Nese pastor wiga AI mu buryo bw'ubupasiteri. Niga mu mashuri asanzwe. Reka musobanurire. Ugiye kuzaza utubwira Yesu rero wari Yesu w'uruhija pe. Umva. Okay. Gwera mu buhija Bushido indi. Bushiri. Tako umaye akayeke keza. Busha rindira. Bushido wakubije. Usanzwe mu mashuri asanzwe nize procurement and logistics sibyo? Yes. Niga masters amashuri asanzwe muri project and management. Yes pastor. Niga theology imyaka 3. Niga w'ibiri ya masters. Uyu munsi ndi kwiga ahantu kuri University yitwa Scholar. Ndi kwiga AI and technology. Ere mu bubiri byano bita Bruges. Bruges ubwo iri muri East. Okay. Niho nibyo niga impamvu niga ibyo bintu ndi umupasteur no kugira ngo ntago ngomba kuba pasteur byonyine bihagije. Oya pasteur reka ngukoresheje ijambo ryo gukoresha reka nkunganire no kugira ngo utaziba. Kugira ntaziba abantu. Ufite ibyo ukora noneho nukorera Imana ukorere yonyine. Nikorera neza. Cyakora kabisa. Kugira ntazatutisha izina ry'Uwiteka. Cyakora kabisa aho ngaho nisembyumva. Nkaba nkora akazi urabyumva Bushari nkaba nkora akazi ahantu bita kuri airport ya Ostend. Nkaba nkora akazi muri IT system ya Camera Digitals. So narangije kukubwira. Muri iki bintu pastor avuze yize Bushari. Pastor ariko yana ku managing. Mu yandi magambo sinibyo gusa. Sinibyo gusa n'urusengero yarufata akarushira hamwe. Mu yandi magambo ntago ubwenge bw'isi busanzwe iyo bugeze mu rusengero buhinduka butagira umumaro nyine. No mu rusengero bakeneye ubwenge. Mumfatiranye naringeze ahantu nta muntu byeyi nkuru murava hano nyirangije. Oya tubwira ariko narindi kubwira pastor ko atari ubwa mbere duhuriye hano. Bisobanuye ko understandinga anabona neza nyine ukuntu ibintu biri kugenda ukuntu ibintu biri guhinduka. Maze iminsi ncokoza AI na generatinze umupasiteri. Urumva? Hari umuntu uri gusetsa. Umuntu ahise amagana. Na generatinze umupasiteri. Umupasiteri nakoze mu izina ryo muri Zimbabwe. Urumva?
ariko muha na background ye byose narabikoze ndamukora ndamubona araba aranabwiriza umushatse nakwa uploading icyigisho cya mbere urumva nk'ukuntu umuntu generating iki indirimbo bya bindi mujya mubona birumvikana n'utuntu turi simple nyine birashoboka umuntu yabikora umuntu wese ufite umwanya akicara akaba afite internet na wabirwanamo ukabiri nawe naho mujye mundebera ukuntu washiritse ubute kabisa mujye mundebera ukuntu shitani nta kintu nkorana nawe ndabizi ko yaba buri bushari ashobora kuba yaragenerating ikindi kintu kidafite aho gihuriye n'agakiza oya ariko shitani nawe Melody nuko wakuze ukamenya ubwenge ariko nako urumva wakuze ukamenya ubwenge nuko ndabikora maze kubikora numva ngize akantu k'ubwoba ubundi Bibiliya yari yanditse ari yonyine wenda hashobora kuza umuntu utayumva neza akayigusobanurira nabi nawe ugatwara ibyo akaba aribyo ugenderaho ubwo nibwo buyobe twabiri dufite bwonyine uyu munsi se ko nshobora kugenerating ubutumwa nkavuga ko ari n'Imana yabuvuze urabona ni ikibazo cyenda kumera nk'icyo bajya babaza abahanzi ariko ngiye nsubiza ko atari byo urabona agakiza katari mu kangaratete ko gushobora kubura abakristo bakomeza gusenga nk'uko gusenga byahozeho subiramo tena gatoya urabona ibyo urumva niba nshobora gukora umungiye w'umupasiteri wanjye nkamugira umunye South Africa cyangwa nkamugira umunye Haiti akajya kubwiriza uko mbishaka akajya akora ibintu ntekereje sinzi niba nabibonye na wa muntu wa hano hirya muri Ghana urabona ibi bintu bitagiye urumva internet abantu ntibagiye kuyifashisha mu guscaminga abantu neza bagaragaza ibyo batari bagaragaza ibyo bitari ibyo so niyo mpamvu Yesu yavuze ati ngo mu bihe bya nyuma biri kuza ngo muzarebe imbuto oya pastor imbuto reba ukuntu ziba zimeze pastor wanjye ngiyewe ushobora gucreatinga scene ahantu agakora ibitangaza none uzi ikiza cya AI uyikoresha ibitangaza ni video ibyo subadi okay yanagusengera rega AI yanagusengera imbuto uzi ko urwo rusengero rushinga ukavuga ko rukorera muri Zambia abanyarwanda bari mu Rwanda bakarukurikirana ko na internet of course ukabereka ko wakoze ibitangaza ubu izi scam noneho niziza ari nyinshi ubu ngubu ngewe ntabwo kuri internet napfa kuhasengera ngo nizere ko ibyo ndi kubona byose ari byo ko niyo mpamvu dukeneye guhishurirwa cyane sibyo dukeneye guhishurirwa cyane no kurondora nk'imbaga iri hano yose mu gihe tutarahishurirwa bakeneye agatare karaje blessings umuriro wese ugenda ugiye ntavuze kweri ariko Bushido yes pastor na Bushido ufite ejo uzageraho heza cyane yes kugira uhakandagire cyane ukeneye kujya uvuga ngo Mana ndakwizeye ko ari wowe buriya reka nkubwira ikintu mutazi hari ibintu Imana itugezaho bitari mu bushake bw'abantu uko byagenda kose ikadufasha mu buryo abantu badatekereza mu buryo urebye uyu munsi wa none kuki ukiriho abandi bakaba bari muri CHK abandi bakaba bapfuye nuko hari umugambi mwiza Imana igufitiye abashiti banjye benshi barapfuye pastor nuko abashiti banjye barapfuye umwaka ushize mama wanjye yarapfuye impamvu wowe ukiriho uyu munsi nibyo nari ndi kuvuga ni umugambi w'Imana ukomeye cyane ku buzima bwawe. Thank you so much Mama Lamilaka. Ariko yes bivuga ngo buri munsi urebye Paul yaravuze ngo nuze kunyumvira mu mubiri unyumve Imana. Paulo mu Bibiliya aravuga ati ngo dukubitwa hasi buri munsi ngo ariko ntidupfa, ngo dusubizwe inyuma ariko ntidusubizwe inyuma, ahubwo dukomeza kujya imbere. Urebye Imana igufunguye amaso yawe ukareba mu maso yawe gato, ukareba ibiguhiga n'ibigushaka,
byatuma ubuzima bwawe uvuga ati ngo mana nciye bugufi. Imana ireba muri plan yayo ikavuga ngo Bushari mu gihe cya 2026 azaba ameze gutya. Urabibona? Azaba ameze gutya. So Imana irashaka kugira ngo twebwe abera b'Imana, twebwe abana b'Imana cyangwa se abantu b'Imana turiho, yaba ari amaji yaba ari wowe, impamvu uriho nuko kigufitiye umugambi mwiza.